wibwira ko wageze aho warutaga kuzagera. Yego nibyo koko pe uri hafi yaho. Gusa wibuke ko kuhagera ari kimwe, kuhatinda bikaba ikindi kandi gikomeye cyane. Uri kwibwira ko ufite ibibazo byinshi muri kano kanya, ariko itegure kandi ukomere kuko bigiye kukuzanira byinshi kandi ibintu byabanje. Ikigaragara ni uko bisaba umunyembaraga uruta muri kano kanya. Abandi bana baba bazi icyo bashaka. Sengeye biranabishobora. Rebera ukuntu amuhanagura we. wari uri mu biki nahamagaye nageze i Kigali kare moto nayo yangejeje aho kaburimbo irangirira nari ndi muri wa muhanda w'igitaka. Iki umva aho uzaba niho nzaba, icyo nshaka ni ukuvugana nawe, ibindi ntabyo nkeneye kumva. Ahubwo sohoka hanze nyine, nageze muri uwo muhanda, ibindi bireke. Sara navuye mu cyaro naje gukina nawe. Ya ibimenyetso wari wansabye nari mbizanye. Harimo iki n'iki? Harimo contract 12 kandi turi abakozi 7. Ndizera ko ibi bimenyetso biri bugufashe kumenya umujura wawe. Uravuga ukuri? Ntabwo bishoboka. Ntabwo birashoboka. Devu ntabwo ari bunyire. Okay, genda mukurikirane. Yes. Devu nizeraga. Ntabwo nahomba miliyoni 2,400 mu kwezi kumwe. Ntabwo bishoboka. Tugomba kubonana. Devu. Yes sir. Mu by'ukuri hari icyo nakora kugira ngo akazi kagende neza. Iki cyapfese boss. Abakozi bahemberwa iki? Ese hari umukozi wabonye hano uhembwa utakoze? No company dufite abakozi 7. Contract wanzaniye 12. Gusa boss ibingi wabikuye he koko? Ibi wabikuye he ko shobora kuba ari n'umuko secretary dufitanye ikihe kibazo? Ubibwiye n'iki kuri secretary urimo? Ubundi muntu waguha ibintu nk'ibi boss ko secretary niyo muri no minsi sinzi ukuntu ndimo ndabona nyitwara. Yanze kunze yaguhaye izi raporo kugira ngo akunda nteranye nawe. Kindi nagira ngo ubwire. Nari nakubwiye uzinzanire. Kuki utazinzanire? Wazitaye he wundi? Njye ariko nagombaga kuzizana nuko hari akazi haraye journaliste kenshi ko gukora navuga. Ukaza ukazisiga kuri reception. Numva gutaragera hano numvaga nitaye muri buze ndibuze kuzikugeza. Dev. Reka nkubwize ukuri. Hasigaye ikosa rimwe ryonyine. Nabo n'ibimenyetso. Hita nkwirukana. Gusa urabizi ko hano nitanga uko nshoboye kugira ngo akazi kawe kagende neza. Ndabyumva ariko kwiba company. Wambwira ngo kongeza umushahara aho kugira uze kunyiba. Gusa ariko ntabwo aya mafaranga ajya he? Umukozi umwe nimba ari 240 kuba n'abakozi 5.
wenda ndaza miliyoni imwe n'ibihumbi magana angahe 200 ndaza gucekinga muri raporo dufite ndebeho byivangiye ariko ntabwo ngiye nakwibaza nsanga barahembwe amezi 2 nibura uzayishyura ushyizeho inyungu ndabyumva ariko sekreteri ntabwo rero ikibazo kiri kuri wowe sindiwe sawa ndabireba uko genda ariko biho bwa mbere no bwa nyuma sinshaka kubisubiramo ngiye kubyitaho boss ndagusezeranya ngiye kubyitaho ndebe ko sawa ryaturutse miliyoni ngaho kuba n'amezi 2 zirahita zo miliyoni 2,400 harimo ikibanza ndabyumva pe harimo abandi bakozi bashyashya harimo impano twazamura nk'isaha imwe yonyine ndababishyize ku murongo sawa genda uhita usanga hejuru binyereka yes sir Umeze neza? Umeze neza. Boss mwabonanye? Ya, boss twabonanye. Byagenze bite? Ya, byagenze neza. Okay. Byiza cyane. Ya. Harya ngo gahunda yawe ni iyihe? Umushakira biki? Gahunda yanjye. Nifuza kumenya imikorere yanyu. Imikorere yacu ku bijyanye n'iki? Urabona? Ye dumushanyi. Nashaka kumenya uburyo mukora tukaba twakorana. Hano uburyo dukora rero hano dukorana n'abantu bashaka kwikorera bafite ubumenyi tubona ko hari icyo natwe batugezaho bakabona inyungu natwe tukabona inyungu. Ya birumvikana ahubwo se inyungu yabiboneka byihuse se. Inyungu iraboneka ariko nanone bisaba gutegereza. Ya of course wihanganye. Ntabwo ukora umushinga ngo uhite ubona inyungu uwo mwanya bisaba gutegereza kandi wihanganye. Yes, ariko hari igihe bitinda cyane nanone. Ntabwo bitinda ahubwo se mbwira ibishushanyo ukora bijyanye n'iki n'amaplayenzu n'amamemories n'ibintu bimeze bite? Urakoze urabona ni amatablo amaplayenzu memory ni ibintu nk'ibyo. Okay. Ndumva umushinga mwiza wampa nimero yawe ntacyo bitwaye nta kibazo. Nizindi. Okay. Harya wambwiye ko witwa nde? Amazina ni Clem. Okay. So okay, mama, urakoze cyane. Tuzaguhamagara. Nta kibazo. Ariko mama, siko burya nta kintu wari ufite. Uraje n'isi na bag ingana gutya. Ubwo niyo mpamvu wamejeje mu muhanda amasaha n'amasaha uruzi ko ndi gukina. Ntabwo usubira mu cyari ibyo byibagirwa. Ndaje tubane nawe ntabwo najya kwiba. Hano hafite akazi. Ibi ntabwo ngishimiye. Akazi kaba kamereye nabi, abakozi baba bamereye nabi, nanjye stress nifite ni nyinshi cyane, none nawe uje gushyira izo zawe. Ugushatse kuvuga ko nyoka ari stress. Nose ubu ngubu uzaba hehe? None njye ahubwo ntabwo nahaba. Njye mba hano mu kazi, dushira aha ngaha, ndagenda nkaryama mu ntebe ugacya mu gitondo nkambare nkasubira mu kazi. Nese ubu naraguhetse ndakumurana uri uruhinja, ugira ute ubu urumva ukuze kubana nawe ari byo byananira. Mama hari ibintu guteguriraga kandi byari byiza. Ahubwo mfashe mu gitondo ubyuke usubirayo. Umva ramubwiza ukuri. Nimba baranakuroze cyane nimba baranabaye iki. Ari byo narakubwira kujya kuva mu cyaro. Reba iminsi ngandi uziko ari iminsi urahindutse. Kuryo mvuga ko kubana na nyoka ari ikibazo. Mama rwose ibintu ngiye bindi mu Inziva yo ntago twayiranagamo nkasiko hangaha. Hari kera nyine ko mungu byarahindutse. Byarahindutse. Dukeneye impinduka nshyashya, dukeneye kuza ukaba ahantu heza. Ubu se wahindura n'igisena guteyeho nk'ubyara none ubaye umugabo ubonye amafaranga utangiye kuvuga ngo byarahindutse. Twabanaga mu Nziva mwana wanjye twasangiraga ibijuma n'iki none ugeze mu mujyi ndahagusanze ngo nze tubane twishime tugire ute utangiye kumva ngo tubire mu Nziva twitsubira mu cyaro. Mama hari cyakora kukodeshereza gusetsa nasize nseze y'abaturanyi. Ntabwo ko ngiye kubana n'umuhungu wanjye kuko barabizi ko wakize usigaye afite amakampani. Ibi bintu ndaza kugusiga aha ngaha uhabe njye gushaka kandi ahantu ninshaka nsubire ku muhanda aho nabaye. Akubanza barakoze imyaka namaze hano ntaratangira gukora hanga byari bimeze bite. Ntongeye kunsubirishamo. Ndaje imyaka nakureze wowe mwihiringa ntabwo yizi. Nimba unayizi ndabona utanayibuka. Ubwo ntibakuroze mwana wawe.
cyakora ngwino tubane nta kundi. Okay, umva. Ntushaka ko nsubira mu cyaro. Tubundi uzarongora ryari. Shaka umugore, mubyare, muhumuzukuru nsubire mu cyaro ngende twe kubana. Reka nkubwize ukuri mama. Unabyibagirwe ntabwo nafite gushaka. Njyewe sinifuza kuzaba umupapa umeze nk'uko papa ameze. Ko namuzi. Ngo? Nta mwana nshaka kuzazana ku isi kugira ngo muteze ibibazo. Ubusa urishimye kuba udafite umugabo. Uri kunyurira ibyaso. Ntabwo ngushyurega nanjye ni igikomere mfite. Nashaka kumera nka sose. Ni igikomere nakuranye. Mbese mbirenza amaso. Ni igikomere kizakuza. Sinshaka kuzaba nk'uko papa yabaye. Umva ibyo bisubizaho bivuye. Kasi ndeyina ni wemvuye mu cyaro sinkeneye kuguma gutongana nawe. Ibyo byibagizwe no kuvuga ngo ntabwo uzashaka umugore. Se mbigusubiriremo. Ntabwo nzashaka umugore. Niko Jesse. Ushaka ko njye nawe duhangana cyane. Duhangana dufiki. Ubu se ni gute boss yagiye kumenya ibyo nakubwiye mu kana? Nasemba yamenye ikibazo Ni gute yagiye kumenya ibya contract iko ari cyo nkubaza? Nimba yabimenye se hari ifoto yigeze umfata ngenge kubimubwira. Hari video bamfashe. Umva nkubwira ikintu kimwe. Nuramuka ushatse guhangana nanjye unyitambika mu nzira uzaho Ese mpangana nawe